w'Imana. Urukundo rw'Imana babwira ntabwo ari urw'abasore n'abakobwa, nubwo Imana yacu dukunda yo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo ni urukundo Imana yacu dukunda. Bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda Imana, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Mwene data, urukundo Imana dukunda rurahebuje kuko yatubwiye iti dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura nzinjira iwawe dusangire. Ubwo ni urukundo Imana yacu dukunda. Nuko bene data, mwe guhangayikishwa nuko ab'isi batwanga kuko twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Ndashimira Imana yo yaduhaye umudendezo n'urukundo bya Kristo. Iratubwira iti nubwo mwemererwa byose ariko ibibagirira akamaro si byose, kuko twemererwa byose ariko ibitugira umumaro si byose. Ntihagire umuntu wizirikana ubwe, azirikane na mugenzi we. Bene data, muhindure abantu bo mu mahanga yose, abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo yababwiye byose, kandi ari kumwe namwe kugeza ku mperuka. Bene data, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe, kuko uvuga ibyo aragira ati dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo nawe umuntu wese wikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, ni itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Ibisigaye mukomere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urukundo Imana idukunda rurahebuje bene data. Yesu ntabwo yakwanga nubwo uri umunyabyaha. Yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nubwo wamuhemukiye ntazakwanga. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amahoro abe muri mwe n'urukundo rufatanije no kwizera biva ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.